iyi mirindi ni yande we, iyi mirindi ni ya papa. Iyi mirindi ni yande we, iyi mirindi ni ya papa. Iyi mirindi ni yande we, iyi mirindi ni ya papa. Oh oh. Iyi mirindi ni yande we, iyi mirindi ni ya papa. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemerera ko urengana. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Shalom, shalom, shalom. Ni kuri Bisage TV show. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yagendanye natwe, turashimira Imana itarigeze idusiga twenyine, ubundi ari kudusigirana. Turashimira Imana Data wa twese ijya igendana natwe umunsi ku wundi, nta kiguzi twatanze, nta mbaraga zacu dufite, ariko ikagendana natwe step by step ikatugirira neza. So rero uyu munsi nongeye kandi kugaruka, ndashimira abavandimwe banjye, ndashimira inshuti, ndashimira mbega Mana yanjye nabivugane ko munkora ku mutima bikanezeza, ko mukomeza kuntera courage bikanezeza. Hari abantu benshi bagize iminsi bampamagara bakambwira ngo Jane uri gukora ibintu byiza, twe tuzi ko wacitse intege. Narababwiye ngo mimi siwezi kurudi nyuma, mimi nitasonga mbele tu. Yego bibaho ko umuntu yacika intege, ariko ntabwo uba wacitse intege. Ari igihe uhura na circumstance agatuma nyine utabasha gukora nk'uko bikwiriye. Ariko bagenzi banjye, inshuti zanjye, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye, abakunzi banjye, ntabwo nigeze ncika intege. Ndacyari wa wundi, turacyari kumwe namwe. Nababwiye ngo ni ukuri neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nanjye nkiri mu nzu y'Uwiteka. Shimira abantu bakomeza kumbwira amagambo meza, respect rwose bantu banjye, mukomeza kumbwira amagambo meza, abantu munshigikiye. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Rero uyu munsi wa none ngarutse kubabwira ngo ese Kristo aracyabarinze, ese Kristo aracyabanye namwe muri ya miriro twagiye ducamo. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzanyura mu muriro ntuzadutwika, tuzaca mu migezi ntizadutembana. Uwo muriro ndetse ngo n'ibirimi byawo ntibizagira icyo bidutwara. Ibirimi by'umuriro mwaba mubizi? Reka mbabwire ibirimi by'umuriro. Ibirimi by'umuriro, urabona iyo umuntu ari mu kigeragezo runaka, ikigeragezo cy'uburwayi, ikigeragezo cy'ubugumba, ikigeragezo mbega ibigeragezo bigiye bitandukanye. Hari ukuntu umuntu agenda ahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye, ariko muri bya bigeragezo ugakomera ukanamba kuwiteka, ugakomera ku Mana yaguhamagaye, ugakomera ku Mana muri kumwe nayo.
muri bya bigerageza. Ibirimi byabyo rero impamvu bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'ibirimi byabyo, ibirimi bya wa muriro ntibizadufata. Ni bya bigeragezo na za mbaraga za cya kigeragezo bidusiga uko byadusanze. Yego biraza bikaduhungabanyaho, tukabura abacu, tugapfusha, tugatinda kubyara, tugatinda kurwaza abantu bacu bagatinda gukira, ariko ndakubwiye wowe gusa ngo ntucike intege, ukomeze urugendo. Iyaguhamagaye, yatangije umurimo, ni nayo izawusohoza. Kristo arahari kugira ngo turwanirire intambara. Rero uyu munsi wa none muntega amatwi, ni umwanya mutoya tugiye kuganira namwe. Uyu munsi wa none ni ku cyumweru. Muri kubona ko nshimira n'abantu bagiye bambwira ngo ndasa neza kubera Kristo. Kubera Kristo ndasa neza. Nawe nutunga Kristo muri wowe nawe uzabisa neza. Rero nshimira abantu mwese mugenda mumbwira amagambo meza kandi amagambo agiye atandukanye. Ababyeyi cyane cyane, yemwe mwari muzi ko hari igihe ababyeyi bacu bafata umwanya bagatega amatwi izi video tuba dukora. Mujye mwirinda gukora amavideo mabi kugira ngo ejo n'ejo bundi social media igibika. Social media irabika. Kera twarabaye abakecuru, kera twarabaye abamama bakuru, dufite abakwe n'abakazana, uzazugira gutyo ubone bakuzaniye aka video kawe, ugira gutyo ubone baguhaye TikTok yawe, ugira gutyo ubone karasimbutse ngo ese hari abantu bajya bagira gutya nko kuri TikTok ukabona umuntu yohereje ngo ese wagize ngo twarabyibagiwe, bakakohereza nk'agafoto ka kera. Nyamuneka bavandimwe banjye, aba content creator bagenzi banjye, abantu muri gukora neza nkuko Kristo yabahamagaye, mujye mureka tuvuge ibyiza. Birahari ibibi byo Satani arahari kugira ngo afite abo babyamamazanya nabo. Mureke tureke kubigana, mureke tureke kwigana abantu bari gukora ibintu bibi kuri isi ya rurema. Twigane icyiza. Ese abari aho ku ruhande rwanjye mwakumva mukavuga ngo ese noneho ndi kubabwira ngo mwige gukora neza. Impamvu gukora neza cyangwa se kuvuga neza bigira umumaro. Reba iyo umuntu agufitiye uburakari, iyo umuntu agiye kukubwira amagambo mabi, iyo umuntu afite gahunda yo kukubwira nabi, kwa kundi bajya bavuga ngo ngiye ngo uyu munsi ngo noneho ngo ngenda avugana nawe ngo uyu munsi ngo buretse ngiye nawe ngo uyu munsi. Iyo ubizi neza, iyo ufite ubwenge muri wowe, ubitega amatwi, ukabitega amatwi. Niba n'umuntu waje kugusomera, niba n'umuntu waje kukubwira nabi, ukamwumva ukamutega amatwi, warangiza ukavuga amagambo make abaze kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazagaruka. Reka usibye no mu ijambo ry'Imana, usibye n'abakristo, usibye n'ubupfura. Kera ngewe kaka ubyara mama yajyaga akatubwira ngo uzirinde kwicara ngo usubire mu ijambo wavuze. Uzirinde kwicara mu ngando y'abantu ngo bakubwire ngo ngwino uvuge icyo wavuze. Harya ngo wa munsi wavuze gute? Harya ngo wa munsi byagenze gute? Ngo wicare kandi ngo wongere ubisubiremo. Bene data, n'ukuri biratangaje ko ababyeyi bari badutezeho amagambo meza. Ababyeyi bacu badutezeho amagambo meza yo kubwira abantu ihumure. Erega abana ababyeyi baratwigishije. Aba babyeyi batuhaye indero nziza. Why not tutari kubasubiza ibyo baduhaye ngo nabo bongere babyumve mu matwi yabo, bumve ko bareze bakuze. Niba tuje hano kuri kamera, hari igihe tuza kwenjoyinga tukababwira ibyiza Imana yatugiriye, birahari byinshi. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo hari umuntu wanyandikiye nta karirimba, hari umuntu wanyandikiye kuri TikTok arambwira ngo ushaja ngo wagiye uririmba shango ko nzi ko ari impano yawe. Yewe muntu we, hari igihe hazamo nyaka si ikintu, hari igihe bigenda ni impano yanjye ko kuririmba ari impano yanjye. Ubwo mbivuze gutya abaririmbyi bahita baseka bakavuga ngo buriya muntu se nazi kuririmba, ariko reka mbaririmbire mwumve ukuntu ari impano yanjye. Biriho byinshi biracariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi
byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Shalom rero bene data, nshuti yanjye bavandimwe, mwabyumvishije ko ni ukuri mfite impano. abantu muri hafi aho ngaho ubu ndimwonyakira muri korali cyangwa ngo mumbwire amagambo meza kugira ngo ndirimbe neza. aba coach muri aho hafi munyegere nyamuneka mumfashe, ndumva mfite impano iri kugurumana kugira ngo mbone abantu bamfashe. Undi muhari yemwe ndimuhari ndimwoza gufasha umuntu ukeneye kuririmba. Ko abantu musigaye mwikunda gusa mugashaka ngo umuntu yikunde ku giti cye undi yikunde ku giti. Twirinde mureke dufatire icyo Kristo yadufatiye. Icyo Kristo yadufatiye nicyo cyari gikomeye. Yesu aza kudukura muri uyu muruho w'ibyaha twari dufite, mu ntambara, inzangano, ibyaha bigiye bitandukanye, ibyo Kristo yabashe kutubaturamo. Nta mubyeyi wari kuza kubidufasha. Ese ari kubidufasha nawe ananiwe? Ese ari kubidufasha wari iki? Nawe yararushe, uko nari ndushe nawe niko yararushe. Ariko Kristo yagize neza, aritanga, arabambye Golgota ku musaraba, yiyambura ubwiza yari afite mu ijuru, arazaza kuncungura njyewe Jane, arazaza kugucungura wowe unteze amatwi, arazaza kugucungura wowe mukunzi wanjye uhora Mana we untera imbaraga zo gukora kugira ngo mabwire ukuntu Yesu agira neza. Hari muri iyi minsi ya none hari ukuntu abantu batari gukora neza inshingano y'ibyo Kristo yadufatiye. Ntabwo turi gukora neza umurimo Kristo yadufatiye. Imirimo Kristo yadusigiye ngo tuyikore twarayiretse, ahubwo turi guhatana dukora ibyacu mbabwire gute bitanafite mbega bidafite n'icyerekezo, ariko gato gusa mu byo Kristo yaduhaye ngo dukore, gato gusa. Gusura abarwayi, kureba abantu bababaye, kubwira abantu ijambo ryiza, don't kubwira abantu amagambo mabi ababaza imitima yabo. Abantu murakora space kuri social media mugatukana ababyeyi banyu bumva, mugatukana inshuti zumva, mugatukana abavandimwe bumva. Mwabantu muzi ko turi kubyara. Ndabizi hari abantu bajya bankurikirana, cyane abantu bakorera kuri social media ariko bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko cyane abantu tuvuga ururimi rumwe. Ugasanga umuntu yafashe isaha yose, amasaha 2, amasaha 3, umuntu akarara ijoro ari gutukana na mugenzi we, cyangwa ari kubwira mugenzi we ububi bwa mugenzi we. Ibyo ntago ari twebwe bireba. First of all dufite ubukristo. Icya kabiri dufite ababyeyi batureze neza mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Gikristo, ndetse no mu buryo bw'amaraso ye. Ushobora kuvuga ngo wenda ungiye utamufite, ushaka kuba udafite papa, ushaka kuba udafite mama, ariko ufite tanti, ufite kandi n'udafite tante nawe ntagire n'abandi bose, afite inshuti. Kandi inshuti zose ntabwo zijya ziberaho kuruha umuntu. Mwabantu mwe mwaretse tugakora ibintu byiza, tukamamaza ibintu byiza. Umuntu yagira ikibazo tukamufasha, umuntu yagwa mu cyaha, aho kugira ngo tumusebye, aho kugira ngo duhagarare kuri social media ngo tuvuge ngo runaka ibyo byose tukabireka, ahubwo tukamufasha, tugafasha uwo muntu. N'umuntu yambaye umubiri w'icyo ashaka kugwa mu cyaha, nta muntu ere gutagwa mu cyaha. Pastor Apostle Christophe ndamukunda cyane, yaravuze ngo ushobora kumenya aho umuntu acumurira, ushobora kumenya aho umuntu yakoreye icyaha, ariko ntabwo uzi ngo yihereranyemo n'Imana ye, icyo bavuganye n'Imana ntabwo ukizi. Rero nshuti zanjye, mureke ibyo kwamamaza Kristo, birahari ni byinshi. Urugero, Kristo yagukijije indwara yari yarakumugaje, Kristo yaguhaye amahoro menshi yo mu mutima.
niwaza hano kuri social media ukatubwira urugendo rw'ukuntu Kristo yakugiriye neza. Ndabahanye nshuti zanjye, abavandimwe, mureke duhagarare hano tuvuga ibyiza, tuvuga imirimo myiza abantu batugiriye neza. Hari abantu bagiye batwambika ineza, umuntu akakwambika ineza, umuntu akakubwira neza, umuntu akifata agafata ngewe Jeanne uku nguku umeze, umuntu akangirira akavuga ati reka mugirire neza. Ariko biragoye ko umuntu nanjye zicara ngo mvuge ngo uriya muntu yangiriye neza. Nibyo byari bidukwiriye nk'abakristo, nibyo byari bidukwiriye nk'imfurakazi, nibyo byari bidukwiriye nk'ababyeyi turimo turabyara. Ejo n'ejo bundi abana bacu bazajya kuri social media cyangwa bavuga ati ndabizi neza mama ajya akora ibiganiro, agira ayo matsiko yo kujya kureba mama ajya akora ibihe biganiro, nasanga se ndi gutukana, azatukana bingana iki? Nisiba cya kiganiro ariko amateka yanjye yo gutukana umwana azaba yayamenye. Bakunzi banjye, inshuti zanjye, umuryango mugari w'abakristo, mugari w'abana b'Imana, musigeho kuvuga abandi bantu nabi. Reka ngaruke kuri aka kantu. Ejo bundi nagiye kubona inkuru, mbona inkuru, umuntu aratangaza inkuru, njye sinje kwitangaza ariko iyo nkuru gusa ndacari muri wa mujyi umwe wo kubabwira ngo ese ubundi bihera hehe kugira ngo ngiye mvuge undi muntu nabi. Bihera hehe? Murabizi ko neza kubyara ari umugisha. Umubyeyi wawe ataguhereza urubyaro, umugabo mubana ataguha urubyaro, inshuti magara idashobora kukubwira ngo gift ngiye kuguhereza ni ukubyara, akira twita byara. Ariko Imana ikabikora iri mu ijuru, ikaguhereza urubyaro, umwana akicara mu nda amezi 9, umwana akavuka. Umwana yamara kuvuka abantu bakavugavuga mu matwi, bakavugavuga, kandi wa mwana ni umugisha, wa mwana ni umugisha. Yego icyaha cyabaye, simvugiye ko icyaha kitakozwe. Reba ukuntu abakristo muzi neza kuko iyi nkuru reka nyivuge. Umuntu witwa Zawadi watanze ikiganiro ku macano menshi agiye atandukanye, akavuga ukuntu yanywaga urumogi, akavuga ukuntu yahuye na Kristo. Hari abantu babizi bamuzi n'abatamuzi. Yigeze hari akantu gaturendinga cyane kuri TikTok ngo ndi umukobwa nsengera muri ADPR, ngo umuhungu ufite yerekwa aritambutse. Murabyibuka? Abantu basaze bakwirakwiza inkuru ngo yarabyaye, ngo yagize gute. Bene data, umuntu yega ashobora kugwa mu cyaha, umuntu ashobora gukora ikosa akagwa mu cyaha, ariko mureke tureke kwamamaza icyaha, mureke tureke kwamamaza ibyaha, ahubwo twamamaze neza. Nawe niba yakoze icyaha agaruka ace bugufi asaba imbabazi. Ariko se muri cyaha, muri ka gahinda afite kuko yakoze icyaha, nitumwongerera akandi gahinda nk'abakristo, murabona turaba tumwongereye iki? Ariko ibyiza nuko twareka kugenda tuvuga, ahubwo ibyiza tukamwegera, tukamubwira amagambo meza ahumuriza umutima. Si icyo cyari kingendereye ko mvuga, ariko narinje kubwira abakunzi banjye, inshuti zanjye, mureke tureke kuvuga abandi nabi, tuvuge ibyiza by'Imana yatugiriye. Ndetse nubona umuntu yaguye, ntuzishime ko yaguye, ahubwo uzababare ko ababaye. Nubona umuntu ababaye ko arwaje, ntuzishime ko ngo awiya kuriya muntu yarwaye, uzababare kuriya muntu ababaye. Nubona kuriya muntu afite intambara zikomeye, ntuzishime ko kuriya muntu afite intambara zikomeye, ahubwo uzababare kuriya muntu afite intambara zikomeye. Nizo mbuto z'abakristo. Inshuti zanjye rero, abakunzi banjye, nabaganirizaga ariko nababwiraga ngo bihera hehe kugira ngo dutangire tuvuge neza, kugira ngo dutangire mu kanwa kacu twatura ineza y'Imana. Ndabakunda murabizi, ndabubaha murabizi,
sorry, ndabubaha murabizi. Hari ukuntu umuntu ajya akora ikiganiro cyamuvunye yatakaje energy nyinshi kugira ngo icyo kiganiro gitambutse, ariko ntimwumva amagambo yavuze, nimushake yawe no kuyegereza umutima, kandi nyamara ari amagambo meza, ariko umukizaho ngo runaka yagize gutya, ikiganiro mwagikurikirana neza ku bwinshi. Kristo yaraje kugira ngo aducungure, adusigira ibintu byiza kugira ngo natwe tubitange, kandi turahari kugira ngo dutange ibyo Kristo yaduhaye. Ngewe ndahari kugira ngo babwire neza y'Imana ku buzima bwanjye. Narababwiye ngo hano kuri Bisage TV tuzavuga ubuhamya, tuzatanga inama, tuzavuga kirazira, mbega tuzavugaho ibintu byinshi, ariko intego yacu ni ukubwira abantu kugaruka kuri Kristo. Intego yacu ni ukubwira abantu inama nziza zitari ukubaroha, tukababwira inama nziza zibungura, zibubaka imitima yabo. Icyo nsorezaho mbabwira inshuti zanjye, abakunzi banjye, mwongere mugarukane urukundo, mwongere mukore imirimo ikwiriye, mwongere mukundane, mwongere mukunda abanyu. Bibiliya ijya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazirarira, abantu bazakunda amafaranga, bazakunda impiya, birarire bakunda impiya, birarire bange n'ababo bavukana. Nkanjye ubwanjye nkanga my sister, nkanga my brother wanjye, kubera nyine ni igihe